Turongeye turabasuhuje inshuti bakunzi ba NZU Business Group Limited by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi gatanu kuri icano ya NZU Market. Nimukomeze mukande subscribe mwebwe mutarabikora ndetse mukore na share. Mukanya turaza tubasobanurira iby'iyi nzu muri kureba nyuma y'iyi publicité igiye gutambuka mwihere amaso iyi nzu. Wabarigeze ushaka wakura ibikoresho byiza cyane by'ubwubatsi kandi bidahenze ukahabura? Tuza ngufitiye igisubizo. Tugane muri kenkayori yacu yitwa Rozinate tuguha ibikoresho byiza cyane by'ubwubatsi kandi ku biciro biri hasi cyane. Muri Rozinate tugufitiye MDF nziza cyane ndetse n'ibijyana nazo byose. Dufite kandi amabuye azwi nk'amarubre yubaka ku izine ndetse na comptoir meza cyane. Si ibyo gusa kandi kuko muri Rozinate tugufitiye gypsum na langete n'ibijyana nabyo ndetse turanabyubaka. Tubafitiye n'ibindi bikoresho byose byo muri kenkayori nk'ama AVM meza cyane ndetse n'ibindi. Akarusho kandi nuko muri Rozinate dufite abatekinisiye bazi kubaka ku izine nziza cyane zigezweho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 70 6824 cyangwa 0783 766 859. Wanadusanga aho dukorera mu gakinjiro ka Gisozi mu gikari cya Banque Populaire. Ushobora kandi no kudukurikira kuri Instagram yacu wanditse Rozinate. Ikaze cyane muri Rozinate, umukiriya n'umwami. Yes. Ngira ngo rero murabyiyumviye kandi mwagiye munavyirebera ku mashusho iyi kenkayori Rozinate. Tubibutse ko iri hariya rwose mu gakinjiro ukigera hara mwikorosi winjira mu gakinjiro neza ugakata inyuma y'ira nyubako ikoramwo Banque Populaire. Ukase muri parking inyuma ugenda ureba kenkayori Rozinate ahantu rwose iba imanitseho igifunguzo kinini cy'umuhondo cya kare. Kenkayori Rozinate urahita uyibwira, bivuze ngo hari n'amaserire ya kare y'ama original nimero ya mbere rwose murayahasanga kandi ku giciro gito cyane. Si ibyo byonyine kuko muri kenkayori Rozinate hari ibikoresho byose by'ubwubatsi ushobora gukenera, yaba amadushe, amatoilette, amakaro meza cyane n'ibindi byose usanga mu makenkayori. Ibikoresho by'ubwubatsi byose aho biva bikagera byose barabigufitiye kandi ku giciro gito cyane bikwibasira ngo baguhende utagiye muri Rozinate. Hagere rero na nimero twazibahaye baguhera amafaranga make cyane utitaye guhendwa n'izindi kenkayori za hariya hose mu gakiniro n'ahandi hose. Rozinate niyo kenkayori yonyine igurisha amafaranga make cyane ku kiranguzo. Hagere rero bakwera ibikoresho byose by'ubwubatsi wakenera ndetse nk'ama plafond, amakwizine yo mu nzu, ibyo ngibyo byo barabikubakira kandi ku mafaranga make cyane kandi bashobora no kugutwaza. Ibyo byose ni service après vente bagenda baguha. Iyi nzu rero mwayiboneye ni inzu nziza cyane iri Kibagabaga nk'uko mwabibonye tubyandika Kibagabaga muri quartier nziza cyane kuri kaburimbo. Ni inzu nziza ifite ibyumba 6, toilette 6, jardin nini cyane na parking nini cyane. Ni inzu ya etage ijyanye n'igihe kandi rwose ikomeye nziza cyane kabisa. Iyi nzu rero wayigura ukayituramo, kimwe nuko wanayigura ukayishyiramo guest house cyangwa se maison de passage n'ibindi kubera ko ari nini, ifite parking nini hagije, jardin nini nkuko muri kubireba ndetse by'umwihariko ikabiri rwose muri metero nkeya cyane uvuye kuri kaburimbo principal. Ni inzu rero nini cyane y'ikitegererezo kandi yubakishije ibikoresho bigezweho cyane. Ngira ngo mumaze kumenyera yuko tubagezaho imari kandi rwose zihendutse cyane. Iyi nzu rero turakurarikira yuko wayisura ukayigura muntu ushaka inzu irambye kandi ijyanye n'igihe. Murabona ko ifite kwizine nziza cyane ijyanye n'igihe. Tutabatindiye rero iyi nzu ishaka amafaranga makeya ugereranyije n'uko imeze. Ngira ngo murabizi hano Kibagabaga rwose ikibanza iyi nzu iteretse mu bundi muri Kibagabaga gihagaze byibuze amafaranga rwose atari munsi ya miliyoni nk'J120, niyo make cyane. Iyi nzu rero yubakishije ibikoresho bigezweho karite ya mbere baguze muri kenkayori Rozinate. Urabona ko ni inzu rwose ijyanye n'igihe. Ibi byose muri kubona muri kenkayori Rozinate barabibaha. Ufite ikibanza rero wagenda ukareba ibikoresho muri kenkayori Rozinate ukubakamo inzu nk'iyingiyi kandi ikaguhendukira. Iyi nzu rero iragurishwa amafaranga make ya miliyoni 280 z'amanyarwanda ariko ziri negociable.
miliyoni 280 kandi babasha kugabanya cyangwa se ibihumbi 280 by'amadolari ariko biri negotiable. Ni karibu cyane rero, iyi nzu wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu 0788486797. Si ibyo gusa kandi ushobora kuduhamagara kuri 0781233012. Ushaka kandi kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze neza muri feruje zo kuri Yamaha, umanuka gato cyane nk'ugana Nyabugogo, uhita ubona etage ya kabiri uvuye muri feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Ngira ngo rero ushobora no kudusura kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Twitter, Instagram, Facebook page, hose twitwa Nzuri Marketing nkuko twitwa kuri iyi channel yacu. Si ibyo gusa, turakumenyesha ko tugufitiye website ushaka kugenda ugashyiraho inzu yawe, warangiza ukayiboneraho umukiriya rwose, nta handi byiriwe bica, utiriwe ushaka abakomisiyoneri cyangwa se natwe utiriwe uza kutureba. Nawe rero mukiriya ushaka gusura iyo website ukayiboneraho amazu menshi atandukanye, ugahitamo inzu ushaka, warangiza ukabona ahari detaye, ushobora kubona contact za nyirayo, ukivuganira na nyirayo direct utabanje kuducaho mukiyumvikanira ibijyanye n'ibiciro. Utanze amafaranga ibihumbi 5 byonyine ukabasha kwibonera inzu, ukarekipera amafaranga wagahaye abakomisiyoneri. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Tubibutse yuko tumanaginga imitungo yanyu, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, igahorana abakiriya kandi igahorana umwimerere wayo mu byo twita property management. Ibyo byose turabibafasha cyane. Turabibutsa yuko muri Nzuri Business Group Limited iwacu umukiriya ari umwami, tubaha serivisi rwose mu buryo bw'ubunyamwuga kandi bwizewe, umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Tubahaye ikaze rero, turabakunda cyane.